Hello guys, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Umunsi ngiye kubaganiriza ku mabanga abafotografe baba batifuza ko mumenya. Ibanga rya mbere abafotografe batifuza kumenya nuko bafotora muri RAW. RAW ni uburyo kamera ishobora gufotoramo ariko wahura n'ikibazo ukaba ushobora kugikuramo mu gihe ugiye editing. So icyo kibazo gishobora kuba ari urumuri rwinshi, icyo kibazo gishobora kuba ari urumuri rukeya. So iyo wafotoye RAW cyangwa se kamera yawe iri muri format ya RAW, haba hari amahirwe menshi yuko ushobora kugabanya rwa rumuri cyangwa ukarwongera kugira ngo ukosore ifoto yawe. Abafotografe benshi rero bakoresha ubu buryo kugira ngo babashe gukosora amakosa baba bakoze bari kuri tele cyangwa se ahantu bari gufotorera batabasha gukontorora. Ashobora gufotora ifoto ikaba ari nziza ariko ugasanga wenda ifite urumuri rwinshi, cyangwa se akayifotora ikaba ari nziza ariko ugasanga composition ni nziza ariko ifite urumuri rukeya. So haba hari amahirwe yuko ushobora kongera urumuri cyangwa ukarugabanya muri editing mu gihe wafotoye muri RAW. Ariko igihe wafotoye JPEG ntabwo kamera ibasha gusevinga information z'uko ushobora kurikavaringa ibintu uba wabuze mu gihe uri gufotora. Iri ni ibanga abafotografe bazakubwira no si ngombwa yuko ufotora muri RAW, ariko nyamara ni ngombwa kubera ko igihe cyose ugiye editing amafoto yawe ugomba gufotora RAW, ntufotore JPEG. Ntabwo bivuze ko udashobora gufotora JPEG, ariko amahirwe aba hari kuri JPEG n'amahirwe aba hari kuri RAW ntago bingana. Igihe uteganya editing amafoto yawe, nakugira inama yuko gufotora RAW ariyo mahitamo meza uzaba ukoze. Irindi banga abafotografe bakunda guhisha abantu ni ibanga ry'amatara cyangwa se flash. Igihe ufite flash cyangwa se ufite amatara, nusanga umufotografe ukamubaza ese kubera iki mukunda kugendana amatara cyangwa mukagendana amaflash, azakubwira yuko atari ibintu birenze, ashobora no gufotora ibyo bintu atabifite. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ntago ari byo. Kamera ni ikintu gikenera urumuri. Igihe udafite urumuri kamera ntabwo ireba. Igihe kamera idafite ahantu ikura urumuri ntabwo ishobora kubona. Niyo mpamvu ntabwo nk'urugero ko umuntu ntashobora kubaho igihe atarya, ariko ntabwo bivuze ko yahita apfa. Igihe rero kamera idafite urumuri ruhagije ishobora gufotora, ariko ntabwo ikoresha ubushobozi bwayo nk'uko ikwiye kubukoresha igihe idafite urumuri. Niyo mpamvu niba ufite flash cyangwa se ukaba uzi gukoresha urumuri rukwegereye hafi aho ngaho, kamera yawe iyo uzaba ufite ariyo yose izagufasha kubona ifoto nziza ndetse ikoresha ubushobozi ifite kubera ko ibasha kwakira urumuri. Kamera idafite urumuri ntishobora kubona kuko ntabwo imeze nk'umuntu. Urabona amaso y'umuntu, nubwo kamera yigana neza uko umuntu areba, ariko ntabwo ibikora neza nk'uko umuntu abikora. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye mu rumuri ukinjira ahantu hari umwijima, amaso yawe ntabwo ahita areba direct, ariko buri uko ugenda umenyera aho hantu agenda areba neza. Kamera yo ntabwo ari ikora. Nk'ibivuye mu rumuri rwinshi ukayinjiza ahantu hatari urumuri, ntabwo ibona, ntabwo iba ikibona. Nyine biba bisaba ko wongera guhindura kugira ngo ijye muri ya state ya hahandi winjiye. Abafotografe cyangwa se n'abandi bantu bari professional bakora uyu mwuga ntabwo baba bifuza gusobanukirwa neza ko urumuri ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo ufate video nziza cyangwa amafoto meza. Irindi banga abafotografe bakunda guhisha ni amalensi meza cyangwa se good lenses. Abantu baba bafite amalensi meza, uwo utazabonana amatara, uwo utazabonana amaflash, nuko azaba yizeye neza ko afite lens nziza ashobora gushyira kuri kamera ye, noneho kamera ikagira ubushobozi bwo kuba ishobora kureba ahantu hatari urumuri rwinshi, ibyo abakunze kwita low light. Muri low light ni ukuvuga ngo ni ahantu haba hari urumuri ariko rudahagije. Icyo gihe ntabwo amalensi yose ajya kuri kamera aba afite ubushobozi bwo kuba yafotora ifoto mu gihe hari low light. So umufotografe utazabona na speed light cyangwa se akavuga ngo yuko adakoresha speed light, aba yizeye ubushobozi bwa lens afite yuko ishobora kureba neza ahantu hatari urumuri ruhagije. Izo lens zirahenda, bisaba kugira ngo uyigure bigusaba amafaranga menshi. So igihe wowe utayifite ugashaka kwigana uko ari kubikora, bizatuma uzamura ISO cyane kugira ngo
ubashe gufotora noneho amafoto yawe azemo grain cyangwa se azemo noise abantu benshi bakunze kwita amasaka. Icyo gihe amafoto yawe ntabwo azaba afite karite, nta nubwo azaba asa neza nka wa wundi ufite lensi ifunguka neza yakorewe kureba ahantu hatari urumuri rwinshi. Icyo ni ikintu ukwiye gusobanukirwa nk'umufotogarafe cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese uba ufite amatsiko y'ukuntu yabona ifoto nziza. Kugira ngo ubone ifoto nziza akenshi na lensi ukoresheje ibigiramo uruhare, kubera ko niyo iha kamera ibyo igomba kureba, niyo iha kamera ubushobozi bw'ibyo igomba kwakira. So iyo idafite ibyo bintu rero icyo usabwa ni ukuyisapotinga uzana urumuri hafi yawe. Niba ugiye kwifotora ifoto ukegera itara rikwegereye cyangwa se ukegera idirishya rikwegereye. Abafotogarafe ntabwo bashaka kukubwira ko bafite amalensi meza, ntabwo iryo ni ibanga nyine ashaka kugumana, cyangwa se akabona wenda utabasha kubigura akakwihorera. Ariko nutamubonana amatara cyangwa se mubonane amaflash, ibyo bita speed light, uzamenye ko yizeye lensi ari gukoresha muri ako kanya. Ikindi kintu cya kane abafotogarafe batifuza kumenya nuko bazi gukoresha neza exposure, nuko basobanukiwe neza kuntu bakoresha exposure. Exposure sinzi ukuntu nabisobanura mu Kinyarwanda, ariko exposure nigize mpande eshatu muri photography. Izo mpande eshatu zikaba ari ISO, aperture na shutter speed. Nuvuga ngo iyo umufotogarafe abasha gusobanukirwa neza shutter speed kuntu ikora, ISO kuntu ikora, aperture kuntu ikora, icyo gihe aba afite ubushobozi bwo kuba abasha gukoresha kamera neza situwasiyo arizo zose arimo, akaba yabasha kubona ifoto nziza. Ku mufotogarafe usobanukiwe exposure, kuntu ISO, aperture na shutter speed bikorana, icyo gihe aba afite capacity yo kwitwa umufotogarafe mwiza. Ibyo bintu rero ntago azabigusobanurira kuko ntashaka ko ubimenya, ahubwo icyo ashaka nuko akomeza kubigira ibanga kugira ngo abantu bose batabimenya. Kugira rero ngo ube umufotogarafe mwiza nuko ubasha gusobanukirwa ISO, shutter speed na aperture uko bikorana. Ikindi kintu abafotogarafe batifuza kumenya nuko bakoresha social media cyangwa se website yabo. Website yabo cyangwa se social media bazikoresha kugira ngo bashyireho ibikorwa byabo. Uko babikoresha rero ntago bifuza kubibona, bashaka ko bumva ko ari ugupostinga bisanzwe nk'uko umuntu wese abonye ifoto nziza yipostinga, ariko siko babikoresha. Uko babikoresha bashyiraho amafoto meza bagapostinga igihe cya nyacyo bakwiye gupostinga, ndetse kugira ngo babikore batagetinga aho bakwiye gukura akazi. Social media rero abafotogarafe barazikoresha cyane kugira ngo babone akandi kazi. Ntago bashobora kukubwira uburyo cyangwa se ubushobozi bakoreshamo social media kubera ko baba batifuza ko ubimenya. Abafotogarafe bakoresha cyane social media, abadakoresha social media cyane baba bakoresha website. Udafite website aba agomba gukoresha social media cyane. Izo social media zibafasha kugira ngo bunguke idea bazakoresha bari gufotora andi mafoto, location bazafotoreramo abandi bantu. Ibyo byose babikoresha kugira ngo bunguke neza ahantu bazakura amafoto cyangwa se bazongera gufotorera. Bakazikoresha nanone kugira ngo bapromotinge ibikorwa byabo. So niba wifuza kuba umufotogarafe, koresha social media cyane kugira ngo umenye uko abandi bantu bafotora, noneho ubarebereho. Ushobora kubareberaho aho yafotoye location, ushobora kumureberaho amapozi yahaye abantu. Ibyo byose ni ibintu ukwiye gukoresha kugira ngo ubashe guhakinga cyangwa se kumenya tekinike abafotogarafe bakoresha. Ikindi kintu abafotogarafe batifuza kumenya ni amasaha yo gufotora. Amasaha yo gufotoreraho ntabwo buri gihe amasaha yose ugiye gufotora ifoto yawe ishobora kuba nziza. Ari amasaha abantu bamenyereye bakunze kwita blue hour cyangwa se ayo bakunze kwita golden hour. Ayo ni amasaha no kuvuga ngo niba izuba rikimara kurasa haba hari igihe cyiza cyuko ushobora gufata amafoto, cyangwa se igihe izuba rigiye kurenga haraba hari amasaha meza agaragaza yuko ushobora gufata ifoto nziza. So abafotogarafe ntago bifuza ko umenya ayo masaha. Kugira ngo umenye neza no kumenya ngo blue hour niba ari amasaha ya mu gitondo cyangwa se golden hour izuba rirenze cyangwa se riri kurasa, icyo gihe haba hari ikirere cyiza ushobora gufatamo amafoto, cyane cyane ku bantu bafata amafoto hanze. Biragusaba ko ubanza kumenya
amasaha meza yo gufotoreraho ku manywa. Abafotogarafe ibyo ni ibintu baba bazi ndetse bakora muri experience baba bafite, kuko baba barafotoye amafoto menshi bakamenya amasaha bagomba gufotoreraho. Ibyo ntago umufotogarafe wese azabikubwira, ariko niko bimeze. Ukwiye kubimenya ko hari amasaha meza yo gufatiraho amafoto igihe wifuza gufotorera hanze. Ibi ngibi ntabwo bireba cyane umuntu uri gufotorera mu nzu, ariko nawe bishobora kumureba nk'igihe nk'urugero ashaka gukoresha urumuri ruturuka mu idirishya. Icyo gihe golden hour cyangwa se blue hour bishobora kumufasha kugira ngo abone amafoto meza. Ikindi kintu abafotogarafe batifuza kumenya ni software bakoresha. Nk'uko nabivuze haruguru, mu gihe ugiye gufotora RAW byanze bikunze uba ugomba gukoresha software kugira ngo editing amafoto yawe. Hari amaporogaramu ari popular cyangwa se azwi cyane abafotogarafe bakunda gukoresha, harimo Photoshop, Lightroom ndetse n'iyo bita Capture One n'andi menshi yeditinga amafoto. Ayo maporogaramu ntibiba bifuza ko uyamenya. Izi software zifasha abafotogarafe cyane kuko bazimaraho igihe kiruta icyo baba bamaze bari gukora amafoto cyangwa se bari gufotora. Izi software zibafasha guhindura ikirere, guhindura location, gusiba ibiheri biri ku bantu, cyangwa se no guhindura imiterere y'umuntu. Nabyo birashoboka kuko hari abafotogarafe babikora. Nk'umukiriya igihe agusabye ko ugomba kumuha amataye, ugomba kubikora. Icyo gihe izo software uko zikora, ukwiye kwiga ukuntu software ikora kugira ngo nugira umukiriya ugusaba ibyo bintu utazajya kuvuga ngo ntago mbishoboye. Ibyo ni ibintu umufotogarafe akwiye kumenya, ariko akenshi agakunda kubihisha kugira ngo hatagira undi muntu ubimenya. Ibi rero byose maze kukubwira, aba videographer, aba photographe ntago bifuza ko ubimenya, kubera ko babifuza guha akazi kabo agaciro. Si byiza yuko buri kintu icyo ari cyo cyose cyangwa se amabanga y'akazi kawe uyabwira abantu. Iyo ni imyumvire y'abantu badaba bashaka kubivuga, ariko ku myumvire yanjye niyo mpamvu nakoze iyi video kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Niba ukunze iyi video umpera like kandi wandike hasi muri comment niba wifuza kubona video nk'izi ngizi kuri YouTube channel ya Kiza Pictures. Ikindi nakwibutsa ukore subscribe niba utari wakora subscribe, niba kandi warabikoze duhurire kuri video ikurikira. Mugire ibihe byiza, bye.